aha bakunzi ba Murokore TV, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu muri kona ni Samu Murokore, nkaba ndi kumwe na Uzamukunda Fabiola. Uzamukunda Fabiola, umukozi w'Imana. Akaba yarambwiye ati rero tugende tujye gusura mwene data uri hara hepfo, uri mu buzima butoroshye, bumugoye cyane, bumeze nabi. Nuko rero nibwo twifuzaga kuza kumureba. Aha niho twari tugeze mu nzira, tugiye kureba uwo mwene data kugira ngo turebe ukuntu ameze. Aha kuba dukurikiye rero murusheho gukora subscribe, comment, like na share, mutugezaho inama n'ibindi bitekerezo byanyu. Aha hanga ni kwa mama, Niho kwa mama Nzungu. Yego. Tujye kumusura. Ehe. Yicaye ku muryango. Oh. Mama Nzungu turamutunguye we. Yego. Ahanga niho kwa mama Nzungu. Yego mama Nzungu. Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Muraho murakomeye. Nibwo narinzanye na mwene data Debora. Arambwira ati tugende tujye gusura mama Nzungu. Ubwo twari turimo dukora ikiganiro kiza cyane, nibwo kumbwira ati mama Nzungu tujye kumureba, turebe ukuntu ameze, turebe ahantu ari, ukuntu byifashe, ubuzima bayemo. Nibwo kuvuga ati ingi igusuye ni Murokore TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Nuko rero nahangaha ni wawe. Yego. Aha ni ucumbitse urakodesha. Yego. Ariko nabwo nyine kurabona ni ikibazo. Yego. Kuko nabaye mu buzima bukomeye cyane. Wacu ubundi ndikavukire nahangaha twari mutse tujya mu Mutara. Yego. Ngeze yo ndarwara nzinaha. Umuvandimwe twamenyanye mu buryo bwo gusenga. Amen. Ubwo rero ndarwara cyane kurya nageze kuri nivo yo guterwa amaraso. Muri se hashika nagezemo banyandikira amaraso, ngezemo ijwi mbuza kuyaterwa. Yego. Sohokamo taza biba ngombwa ko uyu mukozi Imana twabonanye mu buryo bwo gusenga. Aha. Nuko rero mama Nzungu ahangaha niho yibera. Iyi ni saro yo kwa mama Nzungu. Ahangaha hari ikibazo twicaye mama Nzungu namwe mukicara no muka mama Nzungu akatubwira ukadusengera. No kuri twumvise ngo uri mwene data, uri umurokore mugenzi wacu, ngusengera mu itorero rya ADPR. Nukuri numva nifuje kugusura kuko Debora yarambwiye amakuru yawe, numva neza. Fabiola yarambwiye amakuru yawe, numva na makuru atari meza cyane. Avuga ati reka nsure mwene data ngiye kumureba, ariko muri aka kanya reka tubanze dusenge, dushime Imana kugira ngo ugire uko tuganiriza mu buhamya bwawe, kugira ngo abadukurikiye, abantu badukurikira kuri Murokore TV, ugira ibyuza kubasangiza, ubabwire ku buhamya bwawe. Yego, ubabwire mu buzima ubayemo. Mbega nge sinabimenya, ariko Uwiteka arabizi. Nukuri ikintu kinejeje cyane mu mutima wanjye nuko nasanze wubaha Imana. Ibyo nibyo byanejeje cyane, nukuri byanshimishije cyane mu mutima wanjye, kandi amahoro y'Imana abane nawe. Nuko rero watangira usenga, utubwira, ubwira abantu badukurikiye hariya, ugira ibyo babwira. Ni karibu kuri Murokore TV. Mama Nzungu, turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo. Turaguhimbaje umugoroba mwiza nk'uyu Yesu. Akira ishimwe ry'umugoroba, icyubahiro kibi cyawe. Ntabwo kuba tubikesha gukiranuka, ahubwo n'izambabazi zawe n'ubuntu bwawe bwatwandashiraho. Tubanje kukwegereza uyu mugoroba rero Yesu, kugira ngo icyo kimenyetso cy'amaraso kiba tubereye umuhuzi uyu mugoroba kibasha kutuboneka wa mukunzi we. Haleluya. Amaraso yawe ni agaciro gitare narayabonye. Mana data wa twese uri mu ijuru, twese ture kubwa amaraso yawe n'ukuri. Nyemerera uyu mugoroba mwiza amaraso yatubeho cyane, kandi utuzengurutse imbaraga zawe n'ukuri. Ibiganiro tuganira bikunezeze. Mwuka wera be hagati muri twebwe, uganze kandi utegeke. Bampera umugisha n'ukuri kuba bantekereje, kuba baje kunsura ahantu. Mwami Imana data, ubampera umugisha mu izina rifite imbaraga n'ubutware, kandi ukomeze kuba mu byawe, ukomeze kubitunganya. Urakoze kuko uri Imana yacu bwite. Ngaho tangira natwe ahangaha, uze gusozanya natwe mu izina rya Yesu. Aha, urakoze mama Nzungu. Watangira rero utwibwira, ukabwira abantu bagukurikiye kuri Murokore TV, ukababwira ku buzima wabayemo. Kuko ndabona n'ubundi nta kirahinduka, ariko hari icyo Uwiteka yabasha gukora. Kuba uri muri Yesu byose birashoboka. Ntabwo ari uko Imana yakwibagiwe, ahubwo Imana iracyakora. Nukuri. Amakuru rero ni meza. Yego. Nitwa Mukarubayiza Angelique. Nkuko mwene data Fabiola yababwiye. mvuka hari Gacura mu Rugarama. Yego. Ubwo
twarimutse kiriya gihe babaraga igacuriro ziya mu Mutara ngezeyo ndarwara. Yego, none se mama Nzungu ari agacuriro niho waje gushakira umugabo, byaje kugenda gute? Wadusobanurira hose kugira tubyumve neza. Ngewe intambara yateye mfite abana babiri, narashakiye hari Ikibagabaga. Abana babiri ise wabarapfa, nza gunkizwa 94 amaze gupfa. Ubwo nari mu buzima busubiye iwacu. Amaze gupfa biba ngombwa ko nsezerana muri ADPR shaka umugabo. Dukora ubukwe, umugabo tubyarana abana babiri b'impanga, ubu afite imyaka 23. Ubwo rero uwo mugabo maze gushyira hasi abana babiri b'impanga, umwati n'uwanjye uyu si uwanjye. Biba ngombwa ko intambara zihaguruka ndende zikomeye. Ubwo mu gutandukana ko uwo mugabo nasenze Imana yo mu ijuru, mbaza Imana ko nzi neza ko wankunze kera kwampamagaye kandi nkabana nawe, kuki ibi bingezeho. Ubwo byabaye ngombwa ko Imana inyereka ibyo aribyo byose kujya kumushaka. Nabonye ikimenyetso ko uwo mugabo n'ubundi atari uwanjye. Noneho abantu ngenda shaka gushishikariza abantu benshi bajye basenga Imana, babanze babaza Imana, basiganuza Imana, kuko icyo gihe nahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane kandi kubera kutumvira Imana no kutayubaha no kutayemerera. Imana yaranyeretse uwo mugaje ari umuhehesi, binyura mu nzira yo guheheta nyine biba ngombwa ko nsezerana muri ADPR yiyoberanyije. Ngeze yahise asubira bubisi, arandwanya, ntandukana nawe. Mfite abana bafite imyaka 3, izo mpanga zifite imyaka 3. Ndaza nicara iwacu, mpaguruka mfite abana bafite imyaka 3, mfite n'indi y'amezi 2 y'umukobwa mfite. Ubwo rero byabaye ngombwa ko igihe kigera turimuka tujya mu Mutara, ariko nkijijwe senga Imana ku buryo nito ntago igeze yingiraho ikibazo, kuko babonaga ko ntako batagize kandi nabo bagiye bamba hafi nk'ababyeyi banje banshingiye, baramfasha nyine. Ubwo nabaye muri ubwo buzima Imana ngira neza, inyigisha gukora, ndakora ndira abana ni bakuru n'abasore bafite imyaka 23. Uwo mukuru nawe ubarubatse afite urugo n'abana babiri. Ubwo biba ngombwa ko mva mu Mutara nzinaho i Kigali. Nanyumaze kwimukana na mama tugeze mu Mutara ndahaba hariya Rwagitima. Maze kuhaba igihe kigeze ngaruka i Kigali. Nzi Kigali ndwaye, ndaharwarira, ndaremba. Ariko se urihangana cyane gatoya. None se bimaze no kuvuga ngo umaze gushakana n'umugabo wawe, nyuma ntabwo umugabo amaze kuguta mu byukuri, ese wakomeje usenga cyangwa gusenga warabyihore? Nakomeje gusenga. Nagendanye n'Imana yanjye nabanye nayo cyane. Irandindingira neza, iranandirira. Niyo mpamvu ngira ngo ubibwira abantu kugira ngo abantu bumve nubwo bari mu bigeragezo ariko bakomeze gusenga. Nakomejwe na rya jambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, riri muri Yesaya 7, ngo nicyo gituma ntamwara uruhanga rwangirwa 50:7. Ngo nicyo gituma ntamwara uruhanga rwangirwa komera nk'intosho. Ubwo naho hantu ndiyo jambo ryagiye ringendaho, nkomeza kubana nayo, ingira neza mbyara umukobwa muri yana nakuye kwa mugabo. Imana irabarera abana banje bose, urumva ko bahise baba benshi. Imana ingira neza ndabarera, barakura, ubu n'abasore n'inkumi. Uwo mukobwa ubu yarabyaye nawe afite umwana, afite n'umwuzukuru hano. Byiza cyane. Nuko rero uburaje i Kigali. Nzi Kigali rero, nza Kigali umukobwa atarabyara, yari akiri umukobwa. Ndaza ngeze i Kigali ndarwara rero sasa. Ndarwara 2017. Ndaremba bigera kuri. Ngera ubwo uwo mukobwa nawe ahantu yakoraga abatwaye inda. Indi ubwo arayizanye. Mbese biba rudaca. Ariko nabonye Imana mbona ukuboko kwayo. Ubwo namujyanye kwa muganga nanjye ajya kubyara, nanjye mba ndarembye, mbona uko nifuza kuko nibwo nambonye ubushobozi bwo kungeza kwa muganga. Ageze kwa muganga mu gihe bamwandikiye transfer y'Ikibagabaga, nanjye sigara banyandikira transfer yo kujyayo nanjye ngo bantera amaraso. Ngeze muri CH ijwi rimbuza guterwa amaraso. Numva ijwi rwose, ijwi ramanuka rirambwira ngo ntaga, numva ngo amaraso yanjye ntajya bangikanywa. Ndakebuka ndeba hirya no hino, shaka muganga wivuze, mbona muganga yibereye mu byo arimo gucomeka insinga, inshinge nyine agira ngo ntere. Mu gucomeka kwe nabuze ukuntu mubaza ngo numvugishije biranshubira. Sohokamo njya hanze. Ngiye hanze kugenda biranana, mpita ngaruka ngiye kure umwana wanjye ko yabyaye. Ngiye sanga ntarabyara, nguma aho ngaho ntegereza ko ari bubyare. Amaze kubyara byara umwana w'umuhungu. Ubwo nahise nkoreshwa nshoboye, musigaho nanjye ndataha, ndaza njyama mu rugo. Ubwo rero narahantu nari ncumbitse hano ku Mushumba, meze nabikomeye. Aho hantu haboneye Imana ikomeye. Imana yaransanze amaraso ku mu byukuri kuko yari yaranshizemo, bigaragara ko yanashizemo cyane ku buryo n'umbonye ngo wagira ngo singe.
ni ukuvuga ngo amaraso baje kuyagutera byagenze ntabwo gute? nayatewe, nasohotsemo ntayatewe. Ndaza nsenga Imana, mba muri yanzu nsenga Imana, nta n'umwuka nagira gusohoka hanze, nayibwiraga gusa ari mu mutima. Imana irangisanga intera amaraso rwose pe, nkumva uko umunsi uhita niko ngenda ngira akantu kakuka kaza. Ubwo igihe cyarageze mbona uko mbafata telefone mpamagara umuntu wo kumfasha. Nibuka umuntu twari duturanye Gacuriro, umukozi w'Imana witwa Desire, ndamuhamagara umwana wanjye yarabyaye ejo. Biba ngombwa ko amfasha, ajya kumukura ku bitaro, araza ansanga mu rugo. Ansanze mu rugo, ubwo yamutegeye moto nyine araza. Amaze kuza yanyohereje amafaranga kuri telefone, njya gushaka umuntu ujya kumunzanira kuri moto. Araza ageze mu rugo, turara aho ngaho, bucya mu gitondo twaburaye uruhinja ruri kurira. Aho niho nabonye imbaraga z'Imana, mbona ukuboko kw'Imana, mbona gukora kw'Imana. Amen. Nukuri umva, Imana yarantabaye ndabibona, mbona igitangaza cy'Imana. Nasohotse ngiye hanze, mbona umumama asengera arwaye umutwe. Umumama arambwira ati burya bwose ubaha ngaha n'ukuntu nakiza umutwe, ukambwira ngo njye mu itorero ry'umwuka risenga Imana, nkajya mu birembo nkabatizwa, nkagushaka nkakubura. Kubera nyine ubuzima bwo gucumbika aho ndaye rimwe, ejo siho mba nkiri, mba ndi mu ruzerero nkuko banyirukana kubera kudakodesha, kutajyibona amafaranga yo kwishyura kubera ubukodi. Ubwo rero byabaye ngombwa ko uwo mudamu ahise yirukanka, yicaye aho ahita yirukanka, aragenda afata ibintu ashyira mu mifuka, afata amakara, aramfasha buri kimwe cyose. Araza aca no kundi mu mama ati uzi ko ngiye wari naha, ankorera ubuvugizi. Mu mama ati ariko uzi ko maze iminsi ndi kujya gutema igitoki, ijwi rikamwira igitoki si cyawe, reka burane cyane ngiye arashaka ko Imana yashatse ko njya kugihemburira mwana we. Aragitema nacyo arakizana, baraza baransura ko urupende wanjye cyo gihe bahurira n'undi mudamu wari uturutse Induba. Umunsi ibiryo byimena aho ngaho turarya, umwana arahembuka. Umwana amaze kugira amezi 3, mbona ubuzima bwo kudakomezanya sinzabushobora, asubira mu Mutara. Nanjye ngerageza kwegera Imana, senga Imana. Rero nibwo buryo nabonanye n'uriya mwene data Fabiola, akomeza kumfasha nsengera. Nanjye gutyo nyine kuba byakomeye nkamwegera, nubwo buryo nasenze Imana. Imana yo mwishira ndengerana n'uyu munsi, ndashima Imana. Kuko uko biri ahangaha ndi ubu inzu nyishyura 5,000 kose pe. Ariko Imana njya kubona kuvuga ngo iyi nzu turimo hano uyishyura 5, ndabona nta madirishya arimo, imiryango nayo ukingisha ibitenge. Ariko Mana we, ubuse 5, ubuse yohe, ubuse ufite akazi? Oya ntako mfite. Ni ukuvuga ngo ubuse amafaranga wishyura hano bigenda ute kuko? Ni Imana yama. Imana yama pe. Inzu y'5,000. Ariko Mana. Nube janyishyura amezi 2. Yo. Iramfasha. Oya ntacyo, ubwo wizeye Imana kuba usenga. Ariko kuba usenga imbaraga z'Imana zirari kandi ziracyakora. Kandi Fabiola Imana izimumugisha ko mbanza Fabiola yaragusengeye cyane. Uyu n'umukobwa wanjye. Uyu n'umukobwa wanjye navuze ngo ni birebire. N'umukobwa wanjye mbafite abakobwa 3 n'abahungu 3. Amen. N'abahungu 4. Ariko Fabiola bura nawe namugize ifura yanjye mu bakobwa, mu bana banjye. Ariko disi Fabiola Imana izimumugisha nawe arakodesha, ariko akigomwa nawe kavuga ati reka mfashe mukecuru mama nzungu nawe musengere. Nukuri. Amen. Imana ishimwe cyane. None se ubwo buzima ububayemo gucya ntabwo uteshuka, ese mu byukuri ukavuga ati ndaguma mu gusenga? Ndagira ngo ubwire abantu badukurikiye kuri Murokore TV, ubabwira ati mu byukuri, ubabwira ati nimusenge, cyangwa wowe ubabwira icyo umwuka akohereje, uvuga ati wumve ushaka kubabwira, ufate nk'iminota 5 ubwiriza abantu bari kuri Murokore TV, ndetse nunarangiza ufate n'akanya ubasengere, kugira ngo hari ugiye abantu baba badukurikiye nimba ari icyo umwuka yagira uwo wenda ushaka kuguhamagara muri mwasengana cyangwa umuvugishe, ntacyo byaba bitwaye ubimubwire, kugira ngo mu byukuri, kuko nanjye nabonye ubuzima ubayemo n'ubuzima butari bwiza cyane. Mama nzungu byambabaje cyane. Ndashima Imana n'ukuri, Yesu yarakoze cyane, yarakoze. Iyi nzu icyo nashima Imana nuko ahantu mafitiye amahoro, ndaryama ngasinzira simvirwa. Nubwo ubona bimeze gutya, ariko ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye n'ukuri, bindabishima Imana kuko nzi neza ko hari icyo Imana yambwiye kandi nicayeho. Hari icyo Imana yasezeranyije kandi ikimenyetso ndakibona. Iya nteye amaraso mu mubiri wanjye, nkaba ndi umukecuru ufite ibiro bingana gutyo, urabona ko maze kubyibuha, ngaruye isura. Ngaruye isura, urabona ko ndi kugarura isura. Nari narageze kure, benshi batanze amatangazo bazi ko napfuye, ariko Yesu yarakoze cyane. Ahantu ntitaweho n'imiryango, ahantu ntitawe n'inshuti nabo nibwiraga bagomba kungira neza, hari igihe nagezemo nkajya mpanga amaso ku bantu, nkumva ko abantu bari bangirira neza.
ariko noneho pe Fabiola uyu nguyu namubonye mu buryo butangaje. Twahuriye ahantu nanjye ngiye gusenga sanga ni umunyabibazo nanjye ndi umunyabibazo ariko yirengagiza ibibazo bye aramfasha. Yesu nadufashe cyane kandi tugire neza. Ndagira ngo mbwire abantu ngo birinde guhanga amaso ku bantu, birinde guhanga amaso ku miryango, birinde guhanga amaso ku nshuti babanye, ahubwo bahanga amaso Uwiteka kuko Uwiteka Imana ashobora byose. Nge namubonye mu buryo butangaje antera amabaso rwose amaraso agaruka mu mubiri wanjye. N'uyu munsi ndafite ngira ikizenga n'amaguru ntabashe guhagarara nahagarara gutya nkatitira. Ariko ubu ndagenda n'imisozi nkayigenda hose, ndagenda rwose. Ndagenda. Haleluya. Ndagenda rwose pe aha n'ikintu niyo mbonye n'umuntu ufite ikibazo nk'uko araza akaza kansura yansuye hano turasenga kandi Imana igakora imirimo. Tugakora Imana igakora imirimo pe. Nk'ubu hari umuntu waje haritswe n'abantu 5 turi kwa Fabiola. Imana dusenga Imana nyina Fabiola, Imana ikora igitangazo umuntu asubira yigenza n'amaguru acahara mu isoko bumi Ubayeho kuntu ahagurutse. Hari Imana ifite imbaraga. Reka dusenga Imana. Hari Imana ifite imbaraga, n'ukuri Imana ikomeye cyane. Ahangaha ni kwa mama Nzungu, ahangaha dore twamusuye tugera hano mu cyumba hose murimo mubona. Ahangaha niho mama Nzungu yibera. N'ukuri uramutse ushaka kumushyigikira ntacyo bitwaye uko umwuka yakuyobora. Mu by'ukuri ni umuntu w'Imana, ni umukozi w'Imana, ariko ubuzima bayemo ariko ntacyo uko byagenda kose Uwiteka arahari kandi azamwibuka nubwo bimeze bitya, kandi turamya neza tudashidikanya ko hari ibindi byiringiro n'ukuri ku bantu bakorera Imana ndetse n'abayizeye. Haleluya. Reka rero mama Nzungu adusengere turi hano mu cyumba kiwe. Ntabwo twirwa tujya kure, adusengere. Urumva ko iyo umuntu ageze hano nubwo mwiyinzu muyibona gutya ariko umuntu arahagera agwaye agakira. Uyu munsi nanjye Samu murokore nahageze uko byagenda kose ndakira, ndaza kubona Imana, ndaza kubona ineza y'Imana. Uko byagenda kose ndaza kubona ineza y'Imana. Reka uyu mumeri adusengere, adushyire mu mavuta, ahamagare Imana ndetse idutabare, ndetse n'abamukurikiye nabo abasengere kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza cyane kandi barusheho kugenda. Umuntu udukurikiye akora comment, like, subscribe ndetse anamukeneye uyu mumeri turaza kubaha nimero yiwe, ntacyo bitwaye kuko twari twamusuye hano tuvuga tuhagere kuri mwene data. Reka tumubahereze rero adusengere. Ese ubundi mu by'ukuri mama Nzungu waba ufite na telefone? Ufite telefone? Ku buryo ufite nimero ya telefone umuntu aramutse ashatse kuguhamagara kugira ngo musengane cyangwa se agire icyo yagufasha mu buzima bayemo? Mu by'ukuri hashize iminsi ine uri ku murongo, ubwo no kuvuga ni n'umugiraneza wakagwaye ako gatelefone. Ntacyo, reka udusengere nurangiza nyuma uratanga nimero ya telefone kugira ngo nimba hari umuntu washaka kuguhamagara kugira muvugane, ntacyo bitwaye. Nkomeje kubona ineza y'Imana, ubwo ntari n'ahantu nari nibagiye kuvuga ngo nshime Imana. Imana yankora igitangaza, umwana w'umuhererezi ubafite umushinga umwishyurira. Ubishyurirwa n'uriya mushinga uhagarariwe n'uriya mudamu wa Kagame witwa Jeannette, kuko ni isezerano Imana yari yarampaye. Reka dusenga Imana. Imana yacu ishimwe. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, turaguhimbaje igicamunsi nk'iki Yesu. Wagize neza uraturinda tugeje kuri iyi saha tugihumeka umwuka bazima. Warakoze data, icyubano kibi cyawe. Abashyitsi baje hangana ukuri ndabasabiye umugisha utagabanije, mbasabiye imbaraga no gukomera mu mirimo yawe nyaguhora ku ngoma. Bitoha kandi ukomeze kubarengera, ukomeze kubagura imbago mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Nanjye ukomeze kungira neza aho ndi hano, ukomeze gufasha abatwumva bose kuri mugoroba, abatakaje ibyiringiro ubashe kubibagaruramo, ubahe gukomera ku ijambo ryawe nshuti nziza. Ijambo ryawe urindira ijambo ryawe kugira ngo risohoze, kandi gutinda kurama k'umwana w'umuntu, kurama k'umwana w'umuntu ko gusohora kw'amasezerano ye. Ngaho barengere kandi ukomeze kubitaho, ubahe gutegerezanya amatsiko bihanganye, ubahe kurindira ubushake bwawe mwami, mu izina rifite imbaraga n'ubutware. Abadayimoni bateza abantu bawe kwiheba bakava mu buntu bwawe, abo mbahananura kuzimu kwa Nyamutezi, mu izina rifite imbaraga n'ubutware. Ngaho ikiganza cyawe cyiza nigikomeze kwita kuri abo bose, kandi ukomeze kubagira neza kuko uri Imana, mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Murakoze cyane rero abari kuri Murokore TV, turabasuhuje. Abari mu gitondo mwaramutse, abari nimugoroba mwiriwe.
Imana ikomeze ibane namwe. Uyu twari twasuye ni mwene data mama Nzungu, ubwo twari tumusuye tuje kureba ukuntu abayeho. Ni mwene data, ni umukristo wo mu itorero kandi ni umunyamwuka. Umukeneye rero wamuhamagara kuri nimero ziwe kugira ngo mube mwavugana, ntacyo bitwaye. Mama Nzungu, umuntu agukeneye yaguhamagara kuri nimero yawe kangahe? 07 92 37 00 5. Imana ishimwe cyane. Nuko rero murakoze cyane, nuko murakoze mama Nzungu, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Ariko ongera usubiremo iyo nimero. 07 92 37 00 Murakoze cyane rero mwebwe mwe mudukurikiye kuri Murokore TV. Kora subscribe, kore comment, like, ukomeze utugezeho ibiganiro ndetse n'ibindi bitandukanye ushaka kudushyigikiramo, kutugira inama. Ntacyo bitwaye, wajya muri comment ukandikamo. Tuba tubategereje, muri abantu bacu, turabakunda cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi cyane. Amen.